reka nkomeze mbashimire kandi mbiyegereze mwebwe mukunda The Gospel Hill. Ntago muhwema kutugaragariza urukundo mudukunda. Imana ibahera umugisha. Uyu munsi tugiye kuza tuje muri part 2 kwiga painting, gusiga irangi. Tugiye gutera sticker kushe ya kabiri, ntucikwe. Nkuko twamenyereye, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 19, dusoma umurongo wa 4. Ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Inshuti yanjye, eske ndibaza urashaka gutandukana na mugenzi wawe? Ngwino hano dusangire kwiga ijambo ry'Imana, ari nako twiga gukoresha amaboko, dukora imirimo y'amaboko, bityo twirinde ko dutandukana na bagenzi bacu, ahubwo bitume tugira inshuti. Erega burya ntibazakubeshye, abantu bajyaho bafite icyo baharya. Niba ushaka inshuti, niba ushaka kugira umuryango, abavandimwe, tangira nonaha wige uturimo tw'amaboko, bityo uzajya ubona ibyo wakiriza. Aho ntacyo ufite ntawakugenderera. Tugiye kureba ukuntu tuvanga sima kuri kushe ya kabiri bitandukanye no kuri kushe ya mbere, bityo tugende dutera irangi, inkuta zacu zize kuba zimeze neza. Hanyuma tuzakurikizaho uburyo bwo gusiga irangi bwite. Noneho ubutaha mbahishi ya video kabere ku buryo baponsamo urukuta. Yego, muzakomeze kubana natwe. Abaryohewe na video ushize, muryoherwe n'iyi ngiyi. Imana ibahe umugisha. Urabona hano ko dufite amazi mu ndobo, nta kindi turashyiramo. Ariko mbere yuko dushyiramo isima, ntabwo dushyiramo kore nkuko twabibonye muri kushe ya mbere. Dukoresha sima na enduwi n'amazi gusa. Bo twagiye. Kwa kundi ko kuri video ya mbere, n'ubundi sima yacu iba yoroshye. Hanyuma tugiye kuvangamo enduwi. Yego, ugashyiramo enduwi, wamara gushyiramo enduwi ukavanga, ukayikubita neza igahura na sima. Amutabibona ko harimo enduwi. Of course ikiganza ni sima. Hanyuma nyuma yaho icyo ukora, ufata paratreze ugatera ku rukuta, ukagenda unwaza neza. Ukurikire iyi video yose uyirangize, kandi nzi yuko nubana natwe ukajya ugenda ubana natwe kuri buri video, ntabwo bizagupfira ubusa. Komeza rero uryoherwe nuko akazi gakorwa, nuko bigenda, bityo ejo n'ejo bundi nawe uzabikora. Nukomeza ukiga neza, ugafata isomo ryawe ukareba uko bikorwa, abana uzabikora uko byagenda kose. Nitumara kwiga akantu ku kandi, tuzashyiraho n'igihe cyo gukora kwimenyereza. Niba wariganye natwe, hari ibibazo uzabyifuza, azatwandikire muri komenti, hanyuma tuvugane
ukoreshe practice. Yego ako bitewe naho video wize izo wakurikiye aho zigeze. Murakoze kandi mukomeze kuryoherwa n'ukuntu akazi gakorwa n'uburyo ibintu byose bikorwa bikurikiranwa umunsi ku wundi. Murakoze, Imana ibahe. Niba iyi video ikuryoheye, sharinga bagenzi bawe, kandi niba uraho utazi kubikora kandi ushaka kubimenya kubikora, twandikire muri comment ubundi tuguhuze n'abantu bakugirira umumaro. Murakoze cyane, Imana ibahe.